ukora muri auditora ansaba ko naza kuza kwitaba mubwira ko ari mu ijoro byaba byiza banzaniye convocation bakayizana aho nkorera kugira ngo abantu bumve ukuri baho nkorera twaje no kuvugana mu gitondo nanabibwira n'ubuyobozi bwa radio ndababwira ati nasabye ko convocation bayinzanira hano ni nako byagenze mu buryo ubuzima kandi bwiza banzaniye convocation ndi hano mu kiganiro yo kuza kwitaba saa 8 bayizanye twari live ndibuka neza ko HR w'ikigo Patrick Namenye yayinzaniye hari abantu babyibuka neza ikiganiro cyabaye nk'igicecekamo gatoya tuzamura bed yo kwamamaza kugira ngo mbanze nsinye convocation nze kwitaba saa 8 twe twarangizaga icyo gihe saa 7 n'igice tutwaye turagiza saa 8 narayisinye mbabwira ko ndi bwitabe aragenda rwose nanjye nkora ikiganiro ndakirangiza dukora inama hano n'abayobozi banjye dukora inama nibuka ko Senior Sam Karenzi yanavugishije umuyobozi wa RMC Scovia nanashimira cyane by'umwihariko nawe yabigarutseho cyane mu gihe mutari muhari yaramuvugishije mubwira dossier ambwira ko mu gihe najya kwitaba nza gutegereza nkaza kujyana n'umunyamategeko wa RMC mu rwego rw'igihugu rushinzwe abanyamakuru ni urwego rushinzwe abanyamakuru bigenga ko nari mfite convocation saa 8 mbwira Karenzi ndambwa rero ngiye guca Velvet gatoya sinanahageze kunabwiye ko ngiye guca Velvet gato ubundi nkitaba ari masasa 7:40 gutyo ko nashaka ko saa 8 zigera nubahirije amasaha navuganye na Scovia Mutesi ndi kwinjira muri auditora ndamubwira rero bibaye ngombwa ko ninjira ubwo umunyamategeko naza aransangamo kuko yabanje kubura arampamagara yego arampamagara mubwira ko wagiye nyuma mbwira ko ngo bakwatse telefone yes banyatse telefone turi kuvugana yego ninjiye muri auditora banyaka telefone ndi kuvugana na Scovia arambwira ati nta kibazo kuko namubwiye ko hari umufandi uri kunyaka telefone arambwira ati nta kibazo ndinjira uko niko nageze kuri auditora kuko nta wundi mwanya nzabona wo kubigarukaho ndibuka neza mfatwa ubwo mbanze ngira ibyo nkiyaringa nkure mu nzira numvise ama operation menshi bafashwe gutya kugeza kuri famille yanjye inshuti abazaga kunsura twaraganiraga ntago nje kugira uwo mvugaho cyane ariko ndakliyaringa ariko uyu nasobanure kuri operation Sosoroka iyo operation ndashaka ubutumwa KNC kuko niwe numvise bwa mbere yigaruka mu gitondo cy'icyo gihe kakuza nkuriza Charles yabaye boss wanjye nkora mbimubwira ko mwubaha nk'umuntu wankoresheje ariko azigaye yabeshya abanyarwanda sinzi impamvu yahisemo kubabeshya yahimbye ibinyoma bitabaye akinira ku izina ryanjye ndi umunyarwanda uzi icyo amategeko avuze wubahiriza amategeko ku myaka mfite n'ubwa mbere nari mpamagajwe n'urwego urwo ari rwo rwose nta bwoba nari mfite bwatuma inzego z'umutekano cyangwa z'amategeko zinshaka ngo njye kwihisha sibyo yabeshye abanyarwanda yarababeshye niba byari binamushimishije ko yabivuga muri ubwo buryo nta kibazo ku mutima wanjye naramubabariye nta kibazo mfitanye nawe ariko sibyo ibyo yavuze 150% cyangwa 1000% yarabeshye aho hantu munsi y'igitanda sinahageze umuhamya natanga ni Scovia Mutesi umuyobozi wa RMC ninjiye muri auditora turi kuvugana sinzi niba nari kuba ndi munsi y'igitanda ndi kuvugana na Scovia bamfashe muri auditora buriye muri mu rubanza muri kuburana kwifunga n'ifungurwa icyo umushinjacyaha hari igihe avuga ngo
ku mpamvu z'uko uyu muntu asabirwa gufungwa yanatoroka by'agateganyo uko yagoye ubutabera muri izo mpamvu ntazo bavuze urubanza rwacu ni urubanza nagiye numva ruri muri media bararusomaga kabisa ntazo yavuze izo mpamvu which means ko zitabayeho sinagoye ubutabera nasabye ko haza convocation bayizana kuri radio ndayisinya njye kwitaba nk'abandi banyarwanda mu buryo busanzwe cyane ko nagenzi ko ariyo bagenzi banjye nagiye ndi kuvugana na Jules Rutaremara wahoze ari vice president wa Bugesera yari yamaze kugerayo ambwiye twe turi ahicaye turagutegereje nagiye ndi kuvugana na Nzita yarariyo n'umufana wa PER bariyo twarimo tuvugana bicaye telefone zikoresha yego bari bakicaye bari muri auditor bazifite telefone yes nagiye bakiriyo bo so sinjye jyenyine wagiyeyo nagiyeho hakiri abandi bariyo mbizi neza ko ubasangaye yego ubwo kuva kuri Kensi kugera kuri bagenzi bacu bakoze ibintu babeshya sinzi impamvu babikoze ariko sibyo sinagiye munsi y'igitanda barabeshye cyo ubwo tugigire clear maze kugera kuri auditora urumva bansabye ko telefone nyitanga ndayitanga turicara babwira ko negereje umunyamategeko wa RMC ubwo n'uwa radio yari ataraza bambwira ko tubanza gukurikiza procedure ubundi umunyamategeko akazaza twavuye kuri auditora tujya mu kigo cya gisirikare i Kanombe mu masaha yo masaa 12 so auditora nayo Kanombe cyane auditora Kacyiru mwe hano Kacyiru yego niho twabanje tuvugana n'umuyobozi wa auditora ni Lieutenant Colonel Kamirindi aratubwira mu buryo bumeze neza cyane baduha amazi ibyo mubwira biril nta muntu wagize ijambo ribi atubwira dukomeretsa oya batuzaniye amajipe byo mubwira n'ukuri batuzaniye amajipe ya gisirikare meza yo kugendamo tujya mu kigo cya gisirikare i Kanombe mu buryo bwiza muri kaka oya arakitwa deteni oya iriya twayigenzemo nyuma twarageze ku Burindi niyo twagendagamo ariko tuva kuri auditor tujya i Kanombe twagendaga mu majipe meza ya gisirikare tugerayo hariya i Kanombe niho badusabaga imyirondoro yacu badushyira muri systeme z'ubugenza cyane ko mbitekereza mu masaha baduha n'umwanya wo kuba wahamagara nimero y'umuntu niba ari umudamu wawe niba ari umama wawe ari papa wawe niba ari umuvandimwe niba ari wagira icyo umusaba cyihuse ubwo biravuga nka matera ibiryamirwa ibyo kurya byo ntiba byemewe tuvugana na famiye tubabwira ko tugiye kujya ku Murindi bakabizana ko byagenze twavuye aho mu masaa 2 z'ijoro badushyira muri ya majipe tujya ku Murindi buka neza mugenzi wanjye Jire turi muri iyo jipe yasabye ko amwonge KS ko yasabye umufande kamwe amushyiriramo umuyaga kawumva neza rwose tugera ku Murindi mu masaa 2 n'igice z'ijoro nibwo twageze muri gereza ya gisirikare ku Murindi tugezeyo baducishije muri pesi baratugaburira rwose baduha imvange ibirayi yego ibirayi baduha icyayi cy'amata muri iryo joro and then badushyira ku ruhande baratubwira ahantu muje hari abagabo namwe muri abandi baratwinjiza muri gereza twahinje mu masaa 3 rwose bwari ubwa mbere mfunzwe sinabeshya bwari ubwa mbere mfunzwe ntabwo nari nzi muri gereza uko amera nta nubwo najyaga nimagine uko amera twagezeyo ndibuka neza nkinjira mu muryango nasanze Regan na Jangwani bicaye ku buriri hejuru bicaye ku bari guseka nta kibazo bari bafite barimo baseka Regan na Jangwani bicaye hejuru baraseka cyane Jangwani yarasetse cyane yarambonye araseka araza ariko ntarabyakira neza nabonaga nyine ubona amasura y'abantu utari usanzwe uzi ariko bo bari babizi
ko ndibuka neza nko mu military wari ku muryango yarambwiye ati Rikari wakoze operation tuzi uri buzane nawe iri joro amburaga nyine turinjira ubwo muri iryo joro baduhereza ibiryamirwa batera nziza rwose baduha amashuka amakufredi ibintu byacu byari bitarahagera ko byageze mu gitondo ariko hari abantu baba barataki baba ari amamateraho baguhereza ugashyira ku gitanda cya buri muntu wese aryama ku gitanda cye badushyiraho ubwo tutera story gatoya ubwo iyo umuntu winjiye ubwo nkari gana yambazaga nk'amakuru kagiye amaze nk'ukwezi adahari umunsi umwe gusa n'umunsi umwe yambwa ati hanze bimeze bite kandi nzi neza ko nta minsi ibiri ishize ni umunsi umwe kwanza ajaho ndinjira turaryama ubwo na bagenzi banjye nuko nageze kuri gereza yo ku Murindi byari ngombwa ko ibyo bintu icyo ukuraho ikinyoma ibinyoma by'imitwe abantu barabyemera nkaho ngo wakwepa twe twarabivuga abantu babyumva twatandukanye na Rikari unabivuze neza twari tuzi ko wanyuze velvet gato ukabona kugenda nubwo nahageze sinanahakandagiye nese ngenda direct ko amasaha yarimo mfata kandi ngomba kubahiriza saa 8 nkaba nageze kuri auditoire deja nari ndimo mvugana n'umufando w'umajoro wamagaraye nimubwa ndaje ndahageze bajire twarimo tuvugana bo bari bamaze kuhagera nabo bitabanzita nta nahandi hantu naciye rwose ubwo uwo ni umunsi wa mbere ninjiye muri gereza sindugaruke ku bintu byinshi mu gitondo muri gereza twarabyutse mu gihe saa 11 umubyuka saa 12 bakababara mujya ku murongo bakababara twebwe aho twari dufungiye hari mu basivile ntabwo twabanaga n'abasirikare hari abasivile twari dufite sinzi niba nakita nk'icyumba cy'abasivile babamo abasirikare nabo baba ku ruhande murabyuka bakababara noneho bafite imirimo bakora bakayikomeza bashaka kuryama bakaryama nkatwe byo nanashimira cyane rwose ubuyobozi bwa gereza yo ku Murindi badufashe neza imvuga barabizi badufashe neza ndiyambabwiye ko kwezi twahamaze hafi nta suku sinzi wenda icyabaye ariko nta muntu n'uyu n'umwe banabwiye ngo kubura oya twarabyukaga mu buryo busanzwe bameze nk'abantu bari muri hostel internat donc nko muri internat bumva ubuzima bwa internat uko bumeze tukabyuka saa 12 bakatubara usubiye kujya kuryama akajya kwiryamira ndibuka neza tukahita twikinira amakarita saa 3 nibwo abagororwa bafata breakfast bafataga igikoma ndetse n'ibigori ariko hariya ku Murindi ikigori ni ngombwa cyane muri gereza hariya kigomba kuba kiraho hafi igikoma n'ikigori ariko harimo kantine irimo imigati chapati amata amaji ibintu byose uvuga ngo abashoboraga igikoma baragifataga abashoboye kwigurira amata abashoboye kunywa icyayi cy'amata barakinywaga umugati chapati bisanzwe cyane saa 8 abantu bajyaga ku meza nibwo bivuga ko twajyaga ku meza ikiza naboneye ku Murindi kuva ku wa mbere kujya ku cyumweru bateka ibintu bitandukanye niba ku wa mbere batetse kawunga ku wa kabiri bateka umuceri cyangwa ubugari ku wa gatatu bagateka ibitoki ku wa kane bagateka ibirayi ku wa gatanu sinzi ku wa gatanu nta ndyo ihoraho hari n'umunsi batekeramo inyama abari ku Murindi bagenda bahindura hari umunsi batekera inyama n'ubugari kugeza icyumweru kirangiye abantu batabishoboye badashoboye kurya ibyo hari abakozi ubwo hari abagororwa bari hariya bateka izindi ndyo ukazigura hari abarya ifiriti hari abarya speciale hari abarya amabrushete byose byabaga bihari buri munsi ubwo ku bantu ndibuka neza mukecuru wanjye mbonye arambwira ati se ko mbona ufite fresheri zose byagenze namuga ati kuva mpageze kugeza ngiye singeze ntaho nahuriye n'ibigori singeze mbikoza mu karo mu busanzwe ntabwo mbikunda yego urumva n'umuceri twarawuryaga ifiriti warayiryaga inyama waraziryaga igihe wazifurizaga karenze nari kubwari kudusura nanabikubwiye ko rwose ubwo nubwo buzima tw'abantu barabyukaga harimo bavuga hano bati mwari muri mu karuhuko ntabwo ari
ntabwo ari gereza uretse gusa ngira ngo kuba mufungiranye mutajya muri gahunda zanyu mushaka ariko ubuzima bwo babafashe neza badufashe neza cyane nugushimira rwose agapira se nkuko mwagakinaga se umuntu watubwiye ngo agapira mwaragakinaga rwose yes hari amakipe muri icyo gihodo twararagamo hari ikipe y'abasivile twahageze bamaze kwitsi hari amarushanwa haba yarangiye aza no rwose igikombe kiza gutangwa n'umuyobozi wa military police ari amarushanwa akomeye cyane hari y'abasivile bakina umupira abantu nk'abandekwe bariyo Ndekwe Felix ariyo hari abana bazi umupira kabisa ariko ngo ikipe y'abasivile kuva ubundi ngo yatsindwaga n'iy'abasirikare ngo nimwe mwakoyeho amateka rigani yarahageze arayitoza banzita bajyayo barakina ba Papa Julio ba antaza umupira mwinshi cyane yakoze agashya yarakoroganye no muri gereza ka Anta niwe wari meilleur joueur niwe wari uzi umupira kurenza abandi bantu bose bari babasibiye bari hariya ariko ntiyumva amabwiriza y'umutoza rigani ashwana n'abakinnyi bagenzi bagashwana n'umutoza agashwana n'ikipe bari gukina byabaga ari ibibazo Anta kumukontorora mu hari byabaga ari ibibazo rega nawe n'umutoza ntatoze ka nawe n'umutoza nibuka ko hari match bigeze kubatsinda 2 yari afite ni Godio idafite undi muntu wari we ariko na Jira akina umupira rutarema ariko yakinaga 5 ya nyuma Jire yari komere arimo Papa Julio yarantunguye cyane umupira mwinshi cyane Papa Julio abantu ngabanzita bajangwa n'abaga bari kuri bench burya nta gapira azi Jangwani yari umuvugizi w'abafana yari umuvugizi rwose ba Georgina babaga bicaye ahantu kuri abantu bameze nka etage bari gufana hejuru urumva ko rwose ambiance hari mood hari ubuzima niyo mpamvu muri mwe nta umuntu wasohotse masa nabi ubona bashiye kubona mwese muvuyemo musa neza nta muntu wakushutse nta muntu wananutse yego vraiment nabonye mwese nibura ntawe ntabonye ku ifoto yego rero nunda kubona live nta kintu nta nubwo wabogoshe nta nubwo batwogoshe nta muntu watakaje ikintu na kimwe nta biro nagiye mu mfite ibiro 84 mfite ibiro 85 ubu hiyongeye ibiro kubera niyongeye kilo kimwe kubera kuryama cyane kuruhuka umubiri wabaye amata no kutanywa inzoga no kutanywa inzoga kare no kutanywa icupa baraguhemukiye kukurekura baraguhemukiye umaze ukwezi kudasoma ku musemburo na gake cyane ibyo bintu ntabwo byatuma ibiro bigabanuka hari umukecuru wacu bigeze gufunga yanga kuvamo ahubwo yatereka yanga gusohoka hano hari umuntu wajije kuri YouTube ngo bisabe iki ngo bamufungire ku murindi hanze mbirya bimvunnye nahingiye abantu hano iyi mvungure barazingezaho niyicariye cyane ndataha gukora iki ati ndaguma aha rwose yego ubwo ni ubuzima bwa buri munsi hari ababyukaga bumva bakina volley bakina basket bakina umupira imbere ushoboye gukina yaragendaga agakina hari ahantu hanini bakinira se hanini cyane harimo ikibuga cy'umupira harimo n'icya basket gutya ku ruhande harimo n'icya volley iyo mikino yose irakinwa mwamara gukina mukinjira saa 10 mwinjira saa 10 ndumva twaramaze icyumweru bataratwemerera cyangwa wenda ubuyobozi bitaremerwa ko hari umuntu wo hanze watubona ndibuka ko umuntu wagerageje kutubona ni Mama Scovia twahuriye mu kigo cya gisirikare Kanombe ko rwose badufashe neza yaje baramwemereye mu cyumweru cya mbere abantu batari bemerewe gusurwa bitari byemerwa kusurwa Mama Scovia yaje kutureba ngiye na Rigani Rugaju tubona turamuganiriza kumurindi oya twahuriye mu kigo cya gisirikare Kanombe mwavuye se kumurindi tujya kumubona nitwe tujye kubona n'ubugenzacyaha ariko noneho Mama Scovia aranatubona nawe turaganira narinzi ko turaganira narinzi ko byose bibera ku murindi oya kenshi twajyaga koherezwa mu kigo cya gisirikare Kanombe kiba gitinyitse cyumva gutyo ariko nk'umuntu birimo arumva ko nta kibazo kuba mwavaho mukajya mu kindi kigo nta kibazo biba bitwaye turaganira natubwira ko ndibuka ko rwose yanatubajije ati ni ikihe kintu twe tubayeho neza si mbeshya ntabwo ndano kubeshya tubaza si ni ikihe kintu mutishimiye ndavuga ati byibuze twe turi kumwe n'umuyobozi wa military mu Rwanda Colonel Tuyisenge turamubwira ati byibuze mwatubabarira ko umva twararaga ahantu hatandukanye umwe arara ku ruhande rwo hirya undi arara ku rundi ruhande
tukegerana byibuze twanaganira tugatera story twegeranye aratubwira ati rwose bahigihande cyane mwenyine kiroroshye kabisa umuyobozi wa military yatubwira ati babahereza Colonel Tuyisenge nanamushimira cyane ati mujye mutera story nta kibazo mwararaga musesengura rero dusesengura ubwo turaza kubigeraho Traore aza gukavaringa umunsi wo gusomerwa yego yatubwiraga twandikira uburyo mwari mufite mood murimo gusesengura ngo anta ewan ngo arimo arasesengura Sambaratika yazimanuye ese numva mood mwari mufite umva nta hari abanyamakuru b'imikino bangahe